ndoza namusuku yanga mukanya ngo ndateka ariko ntari bito cyaro navuye byari bigoye najyaga rimwe nzabona kandi keza ngo banashime se ikibazo Karamutse Rukamata. Karame bose. Makuru y'imisi Rukamata we. Ndi mu masoko nari ndaho kabisa. Kazi kameze gate se? Urabona ko babitoroshye bose nuko nyongeze. Murange twimukiye inanga vuba kandi murabagenda mu gitondo. Iyi nzu mwakodesheje ni nini. Kubera ihe mpamvu akazi bose karangoye. Rukamata ndashaka kubaza ikibazo. Karame bose. Iri dirishya ni rivuga iki? Kandi bose ibyo utangiye. Iri dirishya urimbaza ngiye ninjye nubatsinze. Umuzamu amenya ibya ninjoro. Umukozi cyangwa umuboyi cyangwa umuyaya akamenya ibyo kumanywa. Iri dirishya rishatse kuvuga iki? Niba ari impamvu rero mushaka yo kunyambura dore ukwezi kwenda gushira. Mushakisha indi mpamvu rwose. Hari ibintu jyawe ntekereza rero. Iyo ucishije ahangaha ibirayi byanjye urumva bica ahangaha, umucero ugaca ayo makara gaca ahangaha. Bose umfashe ngibi bikora. Kugira ngo menye ko ari impamvu mwa mushaka zo kwambura abantu. Kugira ngo menye ko ari ukuri. Ngaho gira gutya turebe. Ndetse kandi ndi gukora isuku mfashe bino. Banza ushyire hasi. Jya buka turebe. Ibiganza byawe ni byinjira buka bikajya inyuma. Ndamenya ko amaboko yawe ajya acamo unyibira imyaka. Ngongore gute. Gira buka turebe. Ngo unyuma mu turebe. Akusiri ni boss uri kunkoresha wowe ubundi. Jewe ni boss wowe uri umukozi. Biro mo gutya turebe. Mujye mushyira mu gaciro. Ngongera turebe. Kugira ngo unyubahe nka boss rero kaze guhigihaza. Bayo hano. Icara muri ndo kwirwe. Na bebe buriya yabishobora. Kiramo ikibuno turebe. Sinjye boss isi. Ariko ibintu ntabwo ari byo rwose. Iri ni hohotera. Kuko boss kumvi iri ni hohotera. Nagukuye mu cyaro. Za kuguha akazi Kigali ugomba kunyubaha. Kandi ububaze ngo umuntu ngo yajyanye umwana muri famille none munebe bari kunkorera rwose. Reka nkwe ikindi fata kwitamo. Sindi boss wawe. Kugira ngo ntagukata rero ugomba kuzajya ugira gute unyuba kuko nagukuye mu cyaro nkuzana hehe I Kigali. Riri hohotera rwose. Iri dirishya rero ejo iri dirishya iringiye wafata amatafari wafata icyondo usahaho mugira gutya ntituzongeye kurora hehe mu gikari cy'abandi. Ako kazi nakuza ugomba ukampembe ako ntabwo kari mu byo naje gukora ahangaha. Icyo tugiye gukora kindi urakizi ntabwo nyizi. Ngaho haguruka. No kuvanga murakoze. Bose ntari binyene tumurakoze. Ngaho jya kuri butike uzarire miti iruka. Miti yijana ko umuntu. Jya kuri butike ukate kwa Nyirangane no kwa Damiye urebe amakayezu nzarire iki? Nzarire miti. Sibyo? Ngaho gende. Inzo ariko ni nziza. Umukozi wanjye nawe nuko azana ibintu biba bitari kumvikana. Ariko umugore wanjye nava ku kazi hanga turasibanganya habe heza. Ubundi nta ikindi kabesubiye mu nzu ho gato. Kumbona none inzara yenda kukunyica none ndakugira nsigaye nambara n'ipantaro ntinyuremo nose uri murazirita se urabona wowe ikene dufite ahangaha tuzabigeza nta kintu cyo kurya nta kazi none dukora iki nawe mbwira ngira inama ngiye byanyowe cyangwa ndabona byanyowe ngira inama y'ikintu twakora sisha noneho dukora ikira wowe ndakubwira ngo ngira inama nawe ngo dukore iki rero hano mfite amafaranga 1000 sinzi niba hari ikintu twayakoresha aho mujye ndabona kubamo nabyo byanze cyane atari
none se dukora iki? nakubwire hano ufite igihumbi Igihumbi gikoresha twakiriye se? mu karitasiyo. None se ntiwambwiye ko ushonje? none se nitukirya aka kanya rero tuzarya Ega ahubwo tekereza ikindi kintu twagikoresha kikabyara nibura tukabona nicyo tuzarya neza uyu munsi. gusa njyewe wambwiye ko ufite inzara, reka icyo gihumbi tukirya bive mu nzira. mfara tukirya twike icyo dufite ntawe nk'umuntu ufite ubwenge tekereza tugikoresha. Nshime hano zana nkwereke. none se wapanze icyo tuyikoresha? Ndatekereje zana nkwereke njyewe. tekereza imishinga we aya ngaya nyamara y'icyumweru nayabica Zana nkwereke njyewe ibintu byose. Ndaje nkwereke. ibintu bizashoboka kuko uyu muginga azagiye gupanga iki none? Ubu se ni akahe kari bukuberera? ibi ni ibikize kandi ineza ibi ni ibiki Ati mwana? irashaka tujye mu kazi. Urabona natari amakarita y'akazi se? kazi kazi Njyewe natekereje nsanga nta kindi twakora atari ukwiga. batamwa jewe ntabwo najya njya kwiba. None tubigenze ute? Tureke inzara twice se? aya mwana twareba ikindi twakora ariko kwiba ariko reka nkubaze kwiba wowe muri Kigali wajya Hari ukwiba udakoze mu mufuka, wowe ambara ibindi uze kubimbaza. turiba gute? Tugende wowe ibindi uze kubimbaza. Uretse turiba gute? Ngwino tugende. tugeze Okay, ubwo nimba utankurikira bireke njye gishoro wakimara. ubu utambwira ngo njye gutobora inzu y'abandi. Wowe nkurikira. Nawe wagiye wihuta ko. Urabura kunyuza. ako mwana wafunze Ngwino tugende. amatsiko ngufitiye mu rugo rwanjye ni menshi birenze urugero ubanye akarimuza umuntu wakaririmbye. Ntabwo muzi ko mubwira. uyu muntu waririmbye rero ni umusore witwa Nasoni. Nasoni. iriya ndirimbo yitwa ngo ubundi izina ry'iriya ndirimbo yitwa ngo mfite amatsiko. noneho barimo ngo amatsiko mfitiye urugo rwanjye ngo ni menshi kandi birenze iki? birenze urugero ngo wanyereka njyewe nawe mukunzi turi kumwe twambikana impeta y'urudatana tukabana iki ubuzira herezo. none se wowe ubyumva ute mukunzi wanjye? Ahubwo se ko numvishe uvuga ngo amatsiko ngo mfitiye ngo urugo niba ari urugo kandi nisi ko tururimo. ubundi kariya karimbo nakaririmbaga mbere nkiba muri iyi nzu njyenyine nkajya mu cyumba nkajya mu gikari nzenguruka mu ntebe hano hose muri salo. Ako mushirika ngo bazi ikibazo. ndagusubiza. Ubundi niye mpamvu twimukiye handi twabaga. impamvu natwabaga rero impamvu twimutse Yego. ndakubwira nk'ibintu nka bitatu. icya mbere nabonaga tumaze kubona amafaranga hatakigendanye n'igihe no mu mufuka kandi hagenda hazamuka gake gake. icya kabiri rero hari abagabo bajyaga baza kudusura ariko nkabona ntari kubiyumvamo, nkabona bari kugenda bamwe bakakwitegereza abandi bakakureba ariko nkanga kubikubwira. Ko no gufura ahubwo. nabonaga bazakuntwara mpitamo kugurisha iyi nzu ya nzu ya kera twabagamo none ubu twaguze iyindi. ubibona ute? Gusa nyine ino nzu ni nziza byatari. Hano ni karitsiye nziza tuje. Ndabona nabi. iyi nzu urabona ni nziza. hanyuma se izi ntebe zo uzibona gute? Izi ntebe ni nziza cyane noneho ni izo ku rwego rwacu nyine. ariko noneho urabona hari n'ikindi rero. ese iyi gitenge cyo nakuguriye ubona nacyo ni sawa cyane ahubwo kandi umuntu ukomaje manzu barebe. ahubwo se urufunguzo rwa hano rwagiye umva ni mukati inyuma nimuzenguruke mu gikari bagiye kuzenguruka nyine urufunguzo rwa hariya sinzaba narushize baca inyuma mu gikari ni bakati nyine nabwiye bakashe bagiye kuza banyari abagabo babiri sinzi wasanga ari bagenzi bawe abashinzwe umutekano umutekano si ubwa hano
nta minsi twamaze ubwo batangira kuza gushaka amafaranga y'isuku se ayiki wenda usanga baje gushaka icyaka bati hari umubosi wimukiye muri karitsiye tugiye gusaba ikiraka umubosi ariko rero buriya nawe ujya ubyemera ariko kuko ufite n'isaha nziza kiba tisheri wanjye yangura isaha nziza ifite ariko ni keza n'agashimwe ariko hari ikintu utambwiye ese njya akagashati kanjye kukavuga iki umva aka gashati ni neza cyane ni keza nyine kajyanye natwe ahubwo ndabona abo bantu baje genda ubarebe baje cyane barebe babaze n'amakuru y'ibyo wagenze karibu iwacu rero murakaza neza nisanga hano rwose ubwire ngo turabishimiye cyane muraho neza ni karibu mwicare yego murakoze yego umuyobozi nawe muraho turabishimiye kandi mu rugo rwacu iyi ni madamu wanjye ndani ntabwo twari nyir'urugo murazitanye ariko ntabwo tuziranye cyane ariko ndabona ari abayobozi hanyuma twahera kuri wowe tuguhaye ikaze ukatwibwira murakoze cyane njyewe nitwa Gasirabo ni njyewe ushinzwe ndi umuyobozi w'aka kagari n'uyu nawe mugenzi wanjye yabibwiye turabakiriye yego murakoze njyewe nitwa Rwangendanye nkaba nshinzwe ubuzima muri aka kagari kacu ubu muri make n'imirire n'igikoni byose none se ifi muyirisha ifiriti ibyo byose rwose hano muri uyu mudugudu reka kubaza nibyo oya nibyo bitera kumenya ubundi abagore bakunda kubaza inyuma mu gikari abashyitsi bagiye ariko kuko ari uburinganire batatugwaye ijambo n'abagira icyo babaza oya ngende nayo nzi ko muziranye ariko naba mutaziranye kuko nibatubwire nyine ikibagenza hari ibintu bibiri ni abagabo bagenzi banjye kuko urabona ni abagabo kandi ibi n'abayobozi ariko twimukiye inaha vuba urumva bagomba kutwibwira no kutwakira tukabyumvamo natwe gake gake nibatubwire ikibagenza twebwe ubundi nibyo kuko muri bake kuko turi hano no kugira ngo tubagezeho gahunda zigezweho kuko muri abaturage bashyashya mu isibo no mu kagari niyo mpamvu rero tuzagenda tumenyana buhoro buhoro ariko hari n'ibyangombwa tuba tugomba kugeza ku baturage bashyashya bacu kugira ngo bamenye n'aho gahunda za leta zigeze ntunganiye gatoya murabona turi mu bihe bikomeye by'icyorezo cya coronavirus covid-19 turabyumva nk'uko mubibona murabona twambaye udupfukamunwa namwe mwakaba ntitwambaye uko ni uko muri mu rugo umugore mu rugo ntabwo batwambara yego birumvikana umugore n'umugabo asa akaba ari umwe rero ikitugenza nk'uko mubizi leta yacu bitwitayeho ku manywa na nijoro yego urabona rero minisiteri y'ubuzima hari inkunga yageneye abanyarwanda by'umwihariko mu karere kacu bigeze mu kagari none dore bibasanze no mu midugudu muri ino sibo rero ntabwo yego muri icyo kurya kawunga nyinshi umuceri mwinshi urabona n'uyu mugore atangiye kugenda abyibuha gake gake bizamuka bizamuka none reka mpe mugenzi wanjye ijambo uyu niwe waje uwo umunyabuzima waje avuye ku karere ubwo reka tumuhe ijambo atubwire murakoze nk'uko twabagendereye n'ibyo kurya birahari ariko icy'ibanze ni ukugira ngo dushake ubuzima ku bw'izo mpamvu rero hakaba ari impano twabageneye nk'urugo rushya rwimukiye muri uyu mudugudu wacu kandi izo mpano nimumara kuzakira n'ibindi byose bizagenda biza kuko ubu ngubu ni namwe tuzajya duheraho ni impano zijyanye n'uburyo bwo kwirinda covid-19 bijyanye n'udupfukamunwa n'uburyo tugomba kubasobanuriramo mugomba kujya mwigisha n'abandi baturage harimo abantu batumva uburyo bwo kwirinda mugenzi wanjye izo mpano ndumva yazibashyikiriza hanyuma tugatwara n'imyirondoro yanyu kugira ngo n'ibindi tuzabona uko tubibagezaho izo mpano ni izihe suku
dore mwakire rwose yakira izo mpano Imana si ubupfukamunwa si wagapfukamunwa kagura senkisa koko twabura kukigura ya impano ya leta icyakoze impano nashira mbara nawe ntimugire ikibazo yego ibintu byose bije biturutse ku rwego rw'igihugu tugomba kubyakira kandi tukabyishimira ariko se siko ndari binini cyane ibinini harya njyewe ibi rero yaje ngo barakambara barakambara ambara n'ugasuzugura 15 njyewe ndi kumva ibintu hari kubijyamo neza ikambara n'ugasuzugura abashinzwe umutekano ushinzwe umutekano ufite kubyambara gutya kambaye turebe ni byiza noneho ndumva twafata ifoto y'urwibutso hanyuma twerekane ko ibukuru twereke ibukuru ko turimo turakora akazi yego rwose ngaho yaje no gutya aha ngaha bamugufi uransumba ariko ntunyegere umugore cyane ushaka kuba umufuhira cyane turi abayobozi ntabwo twambaye dupfukamunwa twese umubona byarangoye uceceka urusaku rutaza mu ifoto ariko mwabayemo bwacecetse aho nari ibyo rero tayari ngubu tugiye gukora iki akazi ibintu byose tubitwara njyewe reka mbere kwa kano gatelefone ariko n'umugabo wanza cyane cyose mwana udupfukamunwa twanjye ntabwo n'udusige kigure cyiza gusa wanagisoma aho n'ikiyiko ndi busige ahantu imodoka hamagara imodoka izi dutwaza apfa we ni byinshi ntitwabishobora imodoka bayihamagaye imodoka jya kubaza imodoka bagitwara byamva bigire mvanze mu byisigo njye ibintu ubundi uri kumbwira urabizi cyangwa ntabwo ubizi hamagara imodoka idutwaza ibintu byose turabitwara none si imodoka ubu ngubu nari guhamagara imodoka ubundi yo kwibuka none se urana ibintu tubitwara umva njye mwandabona njye zana ya mafaranga ayahe mafaranga nta mafaranga bakuzana amafaranga tuyagabana ayahe nta mafaranga bakuyemo se iki none se umva mbanze umbwire umva utazana ibintu by'imikino hano njyewe Tanzania y'imikino nkagusatagura njyewe nta mikino mfite hano ni njyewe wakuzanye hano ibyo twaje kwibanda bizi ari amafaranga ntabwo yakureba tuvugana ibiki tubirangirize hano none se uragira ngo batwumva iki se tugendera hakiri kare basinziriye urumva basi reka tugende tugenda ariko mbese amafaranga n'uyafite turagabana amafaranga tugabana iki amafaranga ni ayanjye amafaranga ufite amafaranga ni ayanjye amafaranga ufite ubwo buri muntu atwara ibyo yibye okay nta kibazo urumva ariko njye funga umunwa se njye nta n'ibyo nemera umva mbanza none kandi reka nkubwire wowe wanzanye mu bintu uri kumpatiriza none ndabona utangiye kuzana ubukwe igishoro cyawe ndakigusubiza ibintu byose ubu binsigira nagusigira igihumbi cyawe ibintu byose ubinsigira nta kibazo tugenda tugenda kubijyana shyira hano ntabwo ari imari zawe none se ntabwo tubitwara nakubwiye shyira hano ndagusubiza igihumbi cya kwanze gera nk'ubu uturuka mu genda uzabimbwa uzabimbwa ngo nzabimbwa fata igihumbi cyawe kwiba none ngo nzabimbwa uzabimbwa njyewe nuko nkora njyewe ntabwo umuntu uzana ibikoma hano mu mubiri genda usana hano n'ibi byose sana ariko ndagukura amenyo hano wa mugabo nta nubwo njye nzongera kubana nawe wa mugingo uhita ushaka iyo uzajya kuba urambonera imbwa ye gukorana n'imbwa nka ziriya ntacyo twa dufaranga nibyo ndadufite n'ibi biragira icyo bimarira natwara agahumbi kiwe
twibye cyangwa muratwimuye Gite. reka imitwamba hano muri karitsiye barahazengereje bahiba ibintu n'ibyo wacu ndabona mbizi None se mva nkubwire. unambwire iki Uvuye he? ese ntibabona ko None se ko mfite mbego none se ntafite amafaranga. amafaranga si neza Ageza no gukora mwana. Singaye amafaranga. arutayagira kandi ntabwo nyafite None se urabona nari njano. iwacu nyine Kwicara aha ngaha hano Ariko niba unabishaka. imisego si yo muri salo izi ni intebe Mva nyine. zo kwiremba Mva se. numve iki Njyewe mfite amafaranga. Kandi buri kimwe kiraye. Ntuneza binduniye. Niba ushaka na mugenzi wanjye ari inyuma. mugenzi wawe hari andi maborosi Harahari nabwo nawe nibyo ufite. Wongera kubuza ukuntu banyambuye amahoro nawe ugarutse ubebera hano mu biti sinakwirukanye nese kandi iki cyo gitora nakubwiye umururumba wawe uzakuta ku gasi. Umururumba? Ni umukozi w'ahangaha. umukozi wawe Ikaryara ubuze ntabwo ubona ko avuye kuba. dore iki ngiki ntawe urukuza ujyayo kuko oya mani mbore abantu ni imirambo bari mu nzu bose nababuje mani ni imirambo nabarangije ubu polisi ni gusanga hagati y'imirambo ibiri urasobanura byaranyambaye kabisa none ikintu gihari nuko nawe ugiye kutwiyungaho tukagenda byahatari mani Okay. dukora akazi rero terura ibintu N'amafaranga baraguhaye uvuye guhahisha oya nta bihashye turabikomezanye turabiporeza sawa ufite n'amafaranga ariko. muterure tugenda njyewe ni bosi kwanza muterure tugenda terura sare kiriya nzogera sinzi kirimo Igisambo wowe nzongera njyane muri izo. njyewe ndi bosi terura genda shaka mani gutema genda no kugikoresha wa Jinx ko nagira umuti warabigisha abantu. Ako mwana ndi n'umugabo ubundi turaga wenyine cyakoze mandaje mwibe akantu kose nta n'ifoke ndi gusigire mu nzu ahubwo ako ndanishije nyine ubundi turakwemeza kandi Yesu we sheri tuka turebe Yesu we ndumiwe yababa Yesu we Kigali ni Busanza ni ukuri babagabo ngo bari abayobozi ahubwo ni abatekamitwe ni abajura ni ingegera Yesu we sheri kanguka urebe ibyabaye kanguka urebe ibyabaye bya bintu byose byo mu nzu abantu bose barabyibye barabimaze umutwiri ko njye ugenda ubongeye gupfa kanguka urebe rwose kanguka rero sheri wanjye ko ndabatwira batwibye ariko niwe wabiteye gute se njyewe nari naje kwambara biriya bari bambaye gutya ngo ku munwa ku maso nawe ubinyirizamo ngo ni abashyitsi uri kumwe se babayobozi badoda udupfukamunwa cyane nyine
nibo batwibye se nibo batwibye nyine none se ubuyobozi b'inama ariba kuko urabona bafashe ibintu birimo imiti babidushyiramo barangije nuko turasinzira kandi bo wabazanye nabazanye gute isi ko ari abanyinshi ko ari abashyitsi bawe bagize baratubwira ngo ni abayobozi reka tubare rero amezi 6 turi kubana mbonye nta myitwarire ufite n'uburangare n'ukuri shatse kuvuga iki shatse kuvuga ko indangare wazaniye ngo abashyitsi unzaniye abagabo unzaniye abayobozi none batwibye reba bya bintu byose byano muri salo biri heza aho ko numva uri kubinshinza ntabwo ari abantu n'ubwa mbere nababonye simbazi ni gute nyine uri kumbwira gutyo ko nabonye imwe mwenyura none se abashyitsi ntabwo basekera buja hari ugusekera umugabo no gusekera abashyitsi biratandukanye abagabo nsekera wowe nyine wowe twashakanye ndetse noneho rero buriya twumvikane rero nahangaha cishwa niwo umaze kuyinywa ahubwo cishwa ahangaha cishwa baravuye isiriko cishwa hariya amurezi harisa nanditseho gusira Hello. Umeze wa Gisambo? Ashigenda murezi we. Umugore wawe se? None se ko nagushakaga vipi ndakubona gute? Ndagushaka byihutirwa wowe. Rero siko bizi njye hari ikindi naguhamagarira. Ngo uyu nubwo mva iminota ingahe se? Umwe n'igice no ngo haye. Ndabizi rero ni karaje kiyoje. Ndabona rero nafate neza. Nuko ye. Mva. Techeka hose. Na uhari nta nubwo aje vuba. Ariko ibyo ntabwo ari byo by'ingenzi ahubwo ngo uyu namufite. Mva. Gabanya ibyo ngibyo wowe nyine. None ahubwo akabanyejeho kudatuye kure mbizi. Sabangu. Dore murezi ye. Nawe ujanye mesetesi. Nange modere rwose nari mukumbuye. Nasi uzambwiye ko umugabo wadahari. Ese niba adahari bivuze. Basingwamo ntacyo bitwaye. Dupange wanjye. Dupange. Nyimfite diru kandi irenze ntuzane ibyo bindi byawe. Niriyeho kandi ndabizi. Oh yes. Nibyo nabizi. Kambwira nta kibazo kuri diru ndewe urabizi ndeba. Mba nyine gahunda ukuntu ziteye. Sibyo? Umugabo mfite uramuzi ntabwo dukundana. Kirari igisaza rwose nta naho muhuriye. Ntabwo ari igisaza nta n'ibirenze. Ariko njye ntabwo wundi urabizi. Sibyo? Diru ziteye gutya. Sinzi ikirara bene wanyu uzagikura. Sibyo? So kugutuka ariko. Noneho mwebwe mugomba kuza tugapanga ndashaka ko ibintu byose dufite buri kintu icyo ari cyo cyose dufite mu nzu. Uri kubyumva? Ndabyumva. Ikintu icyo ari cyo cyose ndashaka muza mukazana na bisi mugapakira byose tukabitwara. Tukajyana hariya tukajya kubigurisha. Konti yo nyine bya konti nubwo bikureba nako. Wowe uzaze ushaka undi muntu ushaka n'umushoferi muze nyine mupasire. Ndewe humura. Ahubwo kamubwira akantu muzakoresha. Hari igitekerezo nagize uravuga ko byumva. Oya reka mubwire rwose njye witinda kuri ibyo ndewe gahunda zanjye mfite uko nzazikora. Humura njye. Icy'ingenzi ni uko muzaza kandi mukaza hari noneho kugira ngo yemere. Muzabihakura hari. Urumva uri tayari? Njyewe ntumbizi se. Njyewe na kera n'ubundi twarakoranaga nuko waje kubinzaza mukaza kuri runo rusaza. Ariko nta kibazo. Urumva nazi icyo nshaka rero. Okay nta kibazo reka turukure hano amafaranga. Okay wowe diru niyo. Njyewe kuwa kane uzaba uri mu rugo witeguye nawe. Kuwa kane musibeje. Yego. Njyewe nzaza nkore diru ubwo nimara gucamo. Tuzahurira hariya hepfo. Ishingiye urabizi nta birenze tu. Hahandi dusanzwe duhurira. Nta kibazo kabisa.
kuba wabikoze uko nakubwiye uzashaka iki subwo mubwire gute oya humura nje diru ziba ari izanjye ntubizi ubwo ni kuwa kane gahunda ni ntuzanengu ntabwo nzagutenguha none se kamubwira kandi kantu ubwo se ntabwo turi burya akantu k'igisaza ntabwo turi burya akantu k'igisaza kare k'igisaza se nyine madiru ni diru n'ibyo tuntu bizajya biza nyuma ntacyo basi ubwo ndagiye ubwo turavugana kuri fone ubwo gahunda niyo kuwa kane irukankaho ubu wasanga agiye no kuza usa gusanze bavuga kuri ibi yose umushyitsi usanzwe umushyitsi usanzwe okay sawa ubwo ndagiye rero nari genda ubwo nawe kuwa kane bizambiza ibyuya wala